turabashimiye kandi tubahaye ikaze abakora ikibazo speed nkuko mubibona turi kumwe n'abanyeshuri bagize itsinda rya Ejo Heza. Njye ni Mike Speed, tukaba tugiye gukora ikiganiro cya quiz, ibibazo n'ibisubizo, hanyuma ariko utsinze cyangwa se abatsinze batatu ba mbere tukabahemba. Tubahaye ikaze rero mwebwe turi kumwe mwumve mikaze, tugiye muri quiz show. Ni ikiganiro cyo kubazanya no kuganira ibibazo bisanzwe byo mu buzima busanzwe, ariko akarusho nuko abitwaye neza kurusha abandi abasubije cyane turabahemba. Inaha kabarore hakunze kwereki. Inaha kabarore hakunze kwereki. Witwa? Nakuze ni komite na Stefani, nakene kabarore. Umudugudu wa Kabarore, umurenge wa Kabarore, ukunze kwera ibigori cyane n'imyumbati. Ibigori n'imyumbati. Nakoze inaha muri Kabarore, ukunze kweza ibigori. Ibigori. Muri iri tsinda ndatubwira inaha Kabarore hakunze kwera iki cyangwa se habiki cyane cyane. Ibigori n'ibishyimbo. Nakoze nuko tuyisengera isi mu mudugudu wa Mutarama, mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Kabarore. Inangaha tweza ibigori n'ubunyobwa. Ikindi kintu kikunda guhera cyane ni ibishyimbo. Okay, numva hano higanje ibigori n'ibishyimbo, nagira ngo mbaze ese muri Kabarore hari uruganda rw'ibigori ruhari? Hari wenda gutunganya ibishyimbo ruhari? Nifuzaga kumenya ikintu Kabarore irusha indi mirenge ku bijyanye wenda n'amahirwe ya business. Ni iki Kabarore irusha ikindi mu yindi mirenge? Noneho turahera muri iri tsinda. Kabarore ikintu cy'imirenge, indi mirenge mu bijyanye n'ubucuruzi ni uko dufite abadamu benshi bakora ubucuruzi. Ikindi kintu dufite irusha indi mirenge ni uko natwe abadamu twishyize hamwe tugakora itsinda ry'Ejo Heza tukiga kudoda, bizaduteza imbere n'umuryango wacu. Wow, byiza cyane. Muri iri tsinda ndatubwira ikintu Kabarore irusha indi mirenge yaba ibituranye cyangwa se kutasubira kandi n'umuto nabisubiza. Kabarore ntabwo izi se muri iri tsinda, ariko tugira akarusho turusha abandi ubuhinzi bw'ibirayi. Ibirayi. Tuyisengera isi. Ibirayi bigura angahe ikiro? Ikiro kigeze ku mafaranga magana abiri. Okay. Hanyuma mu buzima busanzwe ndashaka kubaza ikindi kibazo. Inaha mukunda kurya iki? Ese mukunda kurya kawunga? Mukunda kurya ibishyimbo? Mukunda kurya iki? Ibijumba n'imyumbati. Ibigori bitarimo se kandi mubihinga cyane? Nakoze yitwa Papa Sekuru Abiruti, ni muri uyu mudugudu wa Kabarore, umurenge wa Kabarore n'akagari ka Kabarore. Ibyo byose bituranye. Inaha dukunda kurya ibitoki n'ibirayi n'akawunga. N'akawunga. Yego.
inaha ikintu dukunda kurya cyane twavuze ko dukunda guhinga ibishyimbo n'ibigori. Uvuga ngo dukora akawunga twabonye kuri rwa ruganda dufite, twarangiza tugakora ibishyimbo mu isosi yo kurisha rwa ruganda. Uko niko tubaye. Inaha ni Mutare, aba amata cyangwa ni makeya? Makeya. Ako murayabo. Umuntu utazi Kabarore cyangwa se utazi Gatsibo, hari uri butubone wenda ari no hanze yabona Kabarore cyangwa se yakumva Gatsibo nk'akarere kameze gute, isura yabo. Yabona Gatsibo ko yateye imbere mu buhinzi, amashuri, akarere kubatse muri Gatsibo, ayo mavuriro twivuza ntiturwara, iyo turwaye turembera mu rugo dutanga mituweli, kandi byongeye abana bacu nabo mirire mibi twaba tuteza mu biga. Gatsibo icyo turusha Gatsibo ni akarere kakorerwamo ubuhinzi bigaragara ko keza cyane kandi gakunda kubona imvura. Icyo kintu nicyo tubarusha. Niyo mama nawe yashakaga kugira icyo avuga. Icyambere numvaga nibuka dufite n'akarere ka Gatsibo, dufite igikorwa cy'indashyikirwa hano hakurya twejeje mu mwaka ushize cy'imihigo. Dufite ikibuga gikorerwaho imyitozo ngirangingo, sinzi kuvuga ngororangingo. Ikibazo cya kabiri rero ni ikibazo kigendanye na speed. Ndashaka abantu babiri, haba hano na hano. Speed ni umuvuduko kugira ngo hanyuma mbabaza ikibazo cyihuta. Ngiye kukubaza ikibazo wayisubiza mu masegonda 3 wihuse. Ego, are you ready? Masegonda 3. Ninde wishe gahini? Vuga Mike speed was speed. Mike speed was speed. Twabashimiye ababanye natwe kubaza speed muri quiz show. Tukaba tugiye gupurayizinga cyangwa se guhemba abakoze neza. Bose bakoze neza turabashimiye, ariko hari abarushije abandi. Twaba tugiye rero kumuhemba uwa mbere nk'uko mubibona. Nani nta makeya. Uwa kabiri ni Bosco. Bosco reta mukunda ikocha. Uwa gatatu ni Ariet. Reta mukunda ikocha. Mwakoze rero mwakoze natwe kandi niba mukurikirana kuri Wazo Speed. Turi kumwe tuzagaruka tubasure dukora n'ibiganiro bindi.